Muraho ndabashuhuje mbifuriza imigisha y'Imana. Imana yacu ivuga, Imana yacu igena ubuzima bwacu bwa buri munsi. Rero uyu munsi bahaye ikaze kuri channel yacu Bikora Biti. Nimba ari ubwa mbere dusuye, kanda follow, kore subscribe, ubundi ukoresha ku bandi, urebe nimba ari ufite ikibazo, urebe nimba ari icyo twagufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, twifashisha ibimera by'iwacu, ibiti tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tubashe kwiyubakira ejo hacu heza, turwana n'indwara, iz'amayobera n'izindi ziba atari iz'amayobera, kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kubaho Imana yagenye tugomba kuba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero uyu munsi tuje kwiga ku giti cy'umwembe. Igiti cy'umwembe kidufasha iki mu buzima bwacu? Ni gute nakivura nkoresheje igiti cy'umwembe? Igiti cy'umwembe kivura ibintu byinshi cyane mu buzima bwacu, ariko abenshi ntabwo babisobanukiwe. Uyu munsi rero nicyo nje gukora, kugira ngo dukomeze twigire ibimera by'iwacu, kugira ngo duhangane n'ubuzima turimo. Rero igiti cy'umwembe ese kivura izihe ndwara? Hari indwara ziri physical n'indwara ziri chemical, indwara ziba ziboneka n'izitaboneka, kugira ngo rero twibashe kwivura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umwembe hari aya mababi mubona, hari na zino mbuto mubona zingana gutya, hari na kiriya giti kinini mubona hari uko kizamutse. Ngiye kujya mbasobanurira buri kimwe bitewe na time dufite, kugira ngo tubashe kwiga ibyacu neza. Rero ikintu cya mbere umwembe ukora, duhereye ku bantu batagira peti, mbese yarya kumva wapi, uza kuri kino giti cy'umwembe, warangiza ugafata runo rubuto, uru ukagira gute, hariho abashobora kuruhata gutya, yamara kuruhata akaruhekenya. Ku muntu utagira peti akumva wapi, ntabwo ashaka kurya cyangwa kugugarirwa mu nda, akumva mu nda haruzurije. Iyo ukiriye rero wumva bya bintu byo mu nda bigize gute, bigugayemo, bigenda bivamo. Urabona aya mata yacyo, aya mata aya ngaya niwo muti bundi tuba dukeneye, ariko kugira ngo tutangiza dukoresha kano kabuto kose. Nanjye reka nkabike kandi agakoresha. Rero igiti cy'umwembe, umwembe uyu mubona, urubuto rwarwo rw'imbere, abantu bakunda kurwara buriya kwishimagura, cyane cyane ku bantu barwara hasi bakazana utuntu tw'uduheri, ufata urubuto rw'imbere ukarusekura, ukavangamo na kagikotoro, ukajya usiga hari inyuma. Kugenda usiga inyuma, buriya buntu bugenda bugira gute, bugenda buvaho kandi bukira neza. Ushobora rero kudakoresha n'urubuto rw'umwembe, ugakoresha n'amababi, nayo ugakuramo agafu, ukagenda ugira gute, usigaho hari inyuma. Buriya buheri buba butumba inyuma kandi buryana cyane, bugenda bugabanyuka. Dukomeje ku mababi, amababi y'umwembe avura iki? Mukurikire, ahangaha niho ruzingiye. Umuntu utatangiranye na video ngo ayirangize, inyuma hari byinshi mba nashizemo, mba ntatangiranye n'imiti. Iyo ufashe amababi y'umwembe ku bantu bafite amatungo, yaba ari ihene, yaba ari inka, yaba ari inkoko, yaba ari imbata, yaba ari inkwavu, amatungo yose waba ufite, ya matungo umuntu akampamagara ngo muga
ngo njyewe ngo ndorora ngo ariko ngo amatungo nzanye agapfa, ibyo ni ibiki? So ibyo ngibyo ni ibitambo biba byabaye kuri wowe, ariko ibyo bitambo ntibitware wowe, ahubwo bigatwara iki? Bigatwara ya matungo woroye. Rero nk'ibintu bijyanye na nyabingi, iyo ufite amatungo nk'ayo ngayo, waba ufite ifamu z'inkoko, waba ufite urwuri rw'intama cyangwa inka, ntabwo mbizi neza mu kinyarwanda, ariko ufite ayo matungo, uraza kuri ibi bibabi by'umwembe ugasoroma ku runo ruhande, uru ugasoroma no ku ruhande rwo hirya n'urwo ruguru n'urwo hepfo, warangiza ukagenda ukabicanira. Wamara kubicanira ukagenda ukajya wuhira ya matungo yawe, ukajya unatera no mu kiraro. Ba bantu bapfishaga amatungo mu rugo batazi yafashwe n'uburwayi, icyorezo iyo kije mu rugo kinyura ku ruhande kikigendera, ntabwo wongera guterwa rwose. Bino bintu ni byiza kandi birafasha. Iyo utabonye uburyo wahora uyu muti, iyo utatetse amababi ufite nk'isekuru, uko wabigenza rero, uragenda ugafata amababi ukayasekura, ukagenda ukayanika neza, wamara kuyanika neza ukagenda ugakuramo agafu, ako gafu ukajya ukuhira ya matungo yawe yari afite ikibazo. Uko ugenda uyuhira agenda avamo uburwayi bwinshi, bwa burwayi buvuza ugafata itungo ugasanga ryapfuye, ugasanga icyorezo iyo kije cy'amatungo akenshi binyura ku ruhande bikigendera. Amababi rero yose muri ya ruhande ukuntu akora, wakoze ka gafu kawe, agafu ushobora kumenya umuntu ugendana uwo ari we. Ushobora kuba utuye muri karitsiye barakwanze icyo bita umwange cyangwa icyo bita amazirane. Amazirane ni iki cyangwa umwange ni iki cyangwa icyo bita icangiro, mujye musobanukirwa n'uburwayi tuba tuvuga. Icangiro ni iki? Ni imvange y'ibyo byose baba bakuvangiye, bakagucangacanga mu byo ukora byose, bikagucanga. Nimba wari ugiye gukora ikintu ukacyibagirwa, nimba ari umushinga wari ugeze hagati ukumva urakunaniye, ukumva ubivuyemo, ibyo rero ni icangiro ry'ibintu byinshi biba bivangavanze. Rero icyo bita amazirane ni icyo bita kuba wajya mu bantu bakakwanga, abantu ugezemo bakumva mbese ntibagushaka. Icyo bita amazirane ni icyo ngicyo. Hariho n'abantu baroga kunuka, waba uri mu bantu bakumva urabanukiye, ibyo bita amazirane. Ibyo byose rero ni ingaruka z'ibibi cyangwa iz'abantu bagenda bakuzira, bakugendaho kugira ngo bakwicire ejo hawe hazaza. Uko bakuroze rero ibyo bijyanye n'amazirane, uragenda ugafata aya mababi y'umwembe, ukongeramo na tungurusumu, ugakaraba umubiri wose. Uko ugenda ubikora bigenda bigira gute? Bigenda bigabanyuka. Ariko kunuka byo byafashe ayo mazirane, umuntu akabona urukweto rwawe cyangwa isogisi, kwa kundi urikuramo wenda bitewe n'urugendo wagiye, rikasa nk'urukweto runuka cyangwa iryo sogisi rikanuka, nawe iyo ugeze muri abo bantu utangira kujya ubanukira muri ubwo buryo. Ushobora kuba uri umugabo cyangwa uri umugore cyangwa uri umukobwa cyangwa uri umusore, mwese barabibakorera. Rero ikindi kintu bita ngo ni ukwangwa n'abantu, ni umwange abantu batawuzi nawushizeho, ahubwo abantu batawuzi
bazihangane bakurikire video zose zatambutse nabo bazawubona. Kwangwa n'abantu, ahantu unyuze iyo nzira unyuzemo bakayiteramo uwo mwange, hari ibyo batongera, bamara kubitongera ugasanga nibyo biri kugenda gute bikugaruka, bigenda gute bigenda bikugaruka muri ubwo buryo. Dukomeje rero, amababi y'umwembe, iyo ufite amababi y'umwembe ka gafu nababwiye uburyo bagategura, uragenda ugafata amababi y'impande enye, cyangwa ushaka kumenya umuntu uwo ari we, umuntu mugendana uwo ari we, nimba ari umuntu mwiza cyangwa ari umuntu w'umugome, ufata amababi aho izuba rirasira naho rirengera, ukabisekura ugakuramo agafu, wamara gukuramo ako gafu ukajya ukari gato gake cyane mu gitondo, ukavuga ati nshaka kumenya abantu ngendana nabo abo ari bo. Uko iminsi igenda itambuka ubikora rero, wumva umuntu akuvuga ati sha narakwangaga pe, ukumva n'undi ngo sha ngo siko bari barantumye kukwanga, undi ukumva mbese ukumva abantu ibyo bakugiraga ni bibi cyangwa bashaka kukugirira nabi, ugenda ubimenya uko ugenda ubimenya. Ikindi cyo gifashe ako gafu gake ukakarigata, nk'umuntu wari ushaka kukugirira nabi uwo munsi arabisubika, ntabwo yongera kujya agira gute akugendaho. Nk'abantu bakunda gutaha nk'ubukwe cyangwa ahantu hari ibirori bitandukanye, ugahura n'abantu benshi kandi bashaka kukugirira nabi, nabo buno buryo barabukoresha ugasanga ibintu biriko birajyamo. Ikindi aya mababi y'umwembe akora, iyo uvangiyemo n'akunyu gakeya, ba bana barabashikagurika, cyangwa nawe muri umuntu mukuru ukarara mu nzozi mbi, ukarara mu badayimoni, uko ugenda ubikoresha buhoro buhoro bigenda bivaho. Nk'abantu bacuruza rero nabo ikintu wabakorera, ufashe yari amababi ukayongerana n'icyo bita inyabarasanya, ukajya ukoropa cyangwa batorosha, ukanakarabaho, uko ugenda ukarabaho b'abantu bari baragiye baratangira bakajya bagira gute bakugarukira, buhoro buhoro bakagenda bakugarukira. Umwembe rero ufite ibintu byinshi cyane, hari icyo ubiziho nanjye hari icyo mbiziho. Ikindi umwembe, hariho nk'abantu ngo bakunda kurwara amenyo, ibyo bintu bijyanye n'amenyo ubundi ni ibiki bundi, ukagenda ugafata indimu urayibona, indimu reka nze mbabwire ku bintu bijyanye n'amenyo. Hari amenyo aba yarakuzonze uyamaranye nk'igihe kinini, uyakunda kuyarwara, cyangwa akaza nk'uyu munsi ukumva arakuriye agashaka nko gukuragurika. Ayo ari amenyo amera gutyo, baguteza icyo bita amahembe ku buryo wumva ashaka nko kuranduka. Uko bigenza, uragenda ugafata uriya umuzi, ukagenda ugafata na tungurusumu, ukagenda ugafata indimu, wamara gufata indimu ugafata n'inyabarasanya, ukabihondera hamwe ugakuba mu menyo imbere n'inyuma. Uko ugenda ukubamo bya misonga yateragamo, ndi kuvuga amenyo aziyeho uyu munsi, uwo munsi ukumva mbese nk'ikijgo nk'uruhande rumwe, ukumva birimo birahonda cyane, bizamura ukumva cyangwa bikamana bitewe n'uko babiguteje. Ni ubwo buryo ubyivuza. Iyo ari abantu barwara amenyo mu buzima busanzwe, ushobora gufata uriya muzi w'umwembe, warangiza ugafata n'iyo ndimu ukabicanira, ukajya uniborosa, ariko twa tuzi dushyushye, uko ugenda ubikora bigenda bigabanyuka. Tugiye kureba indabo z'umwembe zikora iki? Hariho umuntu wigeze kumbwira ngo mbese tuvuga ku gifashi, ngo mbese igifashi cyafasha ute umuntu mu kubyara, nacyo nzagaruka nkivugeho.
mu kijyanye n'urubyaro, manza umenye urubyaro rwo ari rwo, manza umenye uruzingo bakuzinze, nimba baragushingitse kuri nyabingi, nimba baragushingitse ku muntu w'iwanyu mu muryango wapfuye atari yashaka, nimba baragutwaye ikariso, nimba baragutwaye urukweto, nimba baragutwaye umukaba w'ingutiya cyangwa umukaba w'ipantaro. Abagabo nabo barabazinga, ntabwo ari abagore gusa bazinga. Ushobora kuba uri kumwe n'umugore, umugore bakamuzinga cyangwa umugabo bakamuzinga, ibyo bibaho cyane. Ushobora kubana n'umugore yakigendera, yagera ahantu runaka akabyara, kandi uwo mugabo ashaka umugore bikanga. Ibyo rero akenshi menya aho bakuzingiye. Hari n'ukundi bashobora no kukuzinga, bakakuzingira ku nkoko yapfuye cyangwa bashyinguye, bagafata ubutaka bwawe bakagenda bagafata icyo bita aho waciriye n'aho wanyaye, bakabitabika ya nkoko y'umushwi y'inkokokazi, bakayitaba bakavuga ati ibi ni bagatongera ibyo batongeraho, nta bindi bakubwiye. Hari n'akandi katsi bavangiramo, ntabwo turi kwigisha ku rugaga, turi kwiga kumenya n'uburyo ko twakivuza. Barangiza bakabishiramo, bakavuga ati uko iyi nkoko igiye itagira gute, idateye igihe, ariko na runaka azapfa adateye imbere, azapfa ntacyo yifashije. Abantu benshi cyane bameze gutyo, bafite nk'imyaka 35 aho ngaho, ukabona nta terambere afite, bazamenye ko afite uruzingo bazinzwe mu nkoko. Inkoko iyi ngiyi muzi, cyangwa inkoko y'uruzi, inkoko yo mu ruzi. Abantu bameze gutyo, akagera muri iyo myaka nta terambere, icyo agezeho kigahita kigenda, icyo agezeho kigatumuka, uwo bakundanye akagenda, uwo bakundanyije ntamuvugishe, uwo bararanye ntazangire kuburara nawe, mbese ugasanga izo nyatsi ni nyinshi kuri we. Rero ni ubwo buryo baba bararozwe. Amoko y'amarozi ni menshi rero, ariko uko tuzagenda turi kumwe twiga, nzagenda mbagezaho byinshi, uburyo twakiga, uburyo twakivuza, kugira ngo tubashe kugera ejo hacu heza, tugira gute, tuhangana n'ubuzima turimo. Rero uburozi buriho kino gihe butandukanye n'ubwa 2009 cyangwa 2005, buno bwarahindutse, hivanzemo ibintu byinshi by'amarozi atandukanye. Abantu barimo bararibwa mu mavi, abantu barimo baraterwa imisonga mu mugongo, ibintu bikimuka. Ikintu mbabwiye, nimba mukurikira Iwacu Bikora Bite, igihe uzumva indwara yawe igenda yimuka, ejo yafasha, uzamenye ko iyo ndwara ari intererano. Hamagara bagusobanurire, waba ukomeye, waba woroheje, waba uri muto, waba ubyibushye, izo ndwara ntawe zidahangara, abarozi ntawe badahangara. Ariko tujye dusenga, Imana yose nibigena, kandi imiti iriho, Imana nimba yarabishizeho, ni ukuri mureke tubikoreshe, kugira ngo turebe ko ejo twagira aho tuva kandi tukagera aho tujya. Imana ibarinde rero. Nimba ari ubwa mbere, wakanda follow, ukasubscribe, ugakora share ku bandi, ugashiraho n'ikiganiro twazakuganiza, kandi nimba hari icyo tugufasha uzatubwire. Ahangaha kuri Iwacu Bikora Bite ntawe uzi imiti, kuko nanjye ubwanjye myinshi ntago, nibwo nyizi mike, ariko byose ntawe ubimenya. Niyo mpamvu tugira gute, dufashanya kugira ngo turebe ko twavanga ejo tukagera ahandi. Murakoze cyane rero, Imana ibarinde. Ciao, murakomeze.